Shalom bene data bakundwa muri Kristo Yesu, mwebwe mudahwema kutwereka ko mubana natwe muri iki kiganiro kuri uyu muyoboro wa channel witwa Tsinda TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ubuntu bw'Imana bubane namwe, abadushyigikira mukora subscribe, mukora share, murakoze cyane. Imana y'amahoro igikomeza kubana namwe kandi igibibahembera mu izina rya Yesu. Dufatanye namwe gukwirakwiza ubutumwa bwiza n'inyigisho zifasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse zidufasha kwigobotora ingoyi Satani yashyize ku bana b'Imana. Reka rero twongere dusenge, nyuma yo gusenga tugaruke mu ijambo ry'Imana. Turagushimira Imana ikomeye, Imana isumba byose, Imana se umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye umwana wayo w'ikineje kugira ngo nitumwizera tutarimbuka ubwo duhabwa ubugingo buhoraho. Ijambo ritsindagira kandi rikemeza yuko umwizera atazacirwaho iteka. Tuguhaye icyubahiro ko nta teka tuzacirwaho, nubwo hari bamwe mwanzi abasha guciraho iteka biciye mu bakozi be, ariko turagushimira yuko iryo teka ritabafata. Tuguhaye ikaze n'akaribi muri iki kiganiro. Mwuka wera duhinduka akanwa kawe, uvugane n'ubwoko bwawe, ukore ku buzima bwa benshi baduteze amatwi kandi batureba, badukurikiranye bari hirya no hino. Ufungure amatwi imitima yabo kugira ngo babashe kumva icyo umwuka avugana nabo mu izina rya Yesu. Umwuka ubwenge, umwuka wo kumenya no guhishurirwa, umwuka utanga ubuzima uducemo, udukoreshe kugira ngo abatureba bose bakira ubuzima nyakuri bateganyirijwe n'Imana muri Kristo Yesu. Urakoze ko bibaye bityo ni mu izina rya Yesu, amen. Shuti bakundwa rero muri Kristo Yesu, aho mu duherukira twavuze ku kiganiro kivuga ku bujura bw'umwuka bukorwa mu isi y'umwuka. Tubivugaho n'ubundi turaza guhishura ikindi kintu tutahishuye muri icyo gihe, ubwo bujura bukorwa mu isi y'umwuka. Ndabizi yuko abaduteza amatwi n'abadukurikiranye hari ibyo bumvise, hari ibyo basobanukiwe, kandi niba warumvise ukamenya ugasobanukirwa, ntabwo ugomba kugarukira kuba waramenye gusa, kuko ubumenyi butashyizwe mu bikorwa ntacyo buba bumaze. Ubumenyi bwashyizwe mu bikorwa nibwo bufite icyo butanga, kuko nibwo bubasha kuzana resulta. Gufata ibintu rero ukabisevinga mu bwonko bwawe, ukabibika mu bwonko bwawe no mu ntekerezo zawe, ariko ntugire icyo bikoraho, ntacyo bimaze. Nta na resulta wabona, ahubwo resulta zibona abakora. Jya wumva rero umenye, usobanukirwe, numara kumenya no gusobanukirwa ukore cya kindi wamenye. Aho niho uzabona, niho bwa bumenyi ufite buzagira icyo buzaba bwakumariye. Imana amahoro iguha umugisha rero, kuko Bibiliya avuga ngo uwumva ntakore uwo ntahabwa umugisha, ahubwo uhabwa umugisha ni uwumva agakora cya kindi yumvise. Bwa bujura bw'umwuka rero nta kindi kibuhagarika, buhagarikwa n'imbaraga zo gusenga. Kwanza gusenga gushyigikiwe n'ihishurirwa. Ihishurirwa bishatse kuvuga ngo kumenya nyine icyo utaruzi. Isengesho ryose rijyanye n'ihishurirwa, iryo niryo risubizwa, niryo rigera ku gipimo. Iyo wahishuriwe ukamenya aho ikibazo kiri, ukatera nkunze kuvuga ko hari amasengesho njya nigisha twita intambara y'umwuka. Muri ayo masengesho y'intambara y'umwuka hari intwaro turwanisha iyo dusenga. Izo ntwaro rero ni nyinshi zitandukanye, ariko hari isengesho umuntu asenga warekura iryo sengesho bitewe n'amagambo watura uvuga, ayo magambo agahinduka ikombora, bombe atomique mu bwami bw'umwijima. Ubwami bw'umwijima bugasenyuka, imikorere ya kirozi ibiri ku buzima bw'umuntu igahinduka imfabusa. Rero ubwo bujura rero bukorwa mu mwuka buhagarikwa n'imbaraga z'amasengesho, ariko amasengesho y'umuntu wamenye Kristo Yesu, usenga mu mwuka no mu kuri. Kuko Yesu yaravuze ngo igihe kirageze cyuko abamusenga basenga, igihe kirageze cyuko abasenga data bamusenga mu mwuka no mu kuri, kuko aribo data ashaka kuba musenga. Nuvuga ngo ntabwo ari abantu bose amasengesho yabo abasha guperforminga, ntabwo ari bose. Amasengesho aperforminga mu isi y'umwuka ni amasengesho yasenzwe mu mwuka no mu kuri. Mu mwuka no mu kuri, ntabwo ari amasengesho yasengewe mu bitekerezo, muri za logique. Amasengesho aca muri logique, ayo ntacyo yatwara abadayimoni, ntacyo yatwara imyuka mibi. Niyo mpamvu hari abantu mu byakozwe n'intumwa tubona abahungu
barebaga ukuntu ba Paulo birukanaga abadayimoni, imyuka iva mu bantu isohoka, nabo bakazajya bagenda bavuga bati, bakigana Paulo bakavuga ati turabirukana mu izina rya Yesu wa undi Paulo avuga. Biri twereka ko abo badayimoni baje gufata abo bantu, abo basore barabakubita benda kubica. Rero bisaba kugira ngo rero amasengesho yawe ntabashingiye kuri za logique zawe, ntabashingiye ku bitekerezo byawe, ahubwo bari amasengesho y'umwuka ayoborwa n'umwuka, nkuko nawe uri umwuka. Wowe uri umwuka ariko ubukeneye ubundi bwunganizi, twita ubwunganizi bw'umwuka wera umanukira wowe w'umwuka wewe imbere. Umwuka wawe rero iyo yamanukiwe n'umwuka wawe akamanukirwa n'umwuka wera w'Imana, yunganirwa, agufasha muri za ntege nke wari ufite mu buryo bw'imisengere, kuko Bibiliya twereka yuko twebwe tutazi gusenga uko bikwiye. Umwuka wera ari udufasha gusenga muri za ntege nke zacu. Nuvuga ngo ashobora rero kugufasha muri kwa kundi waturuvuga amagambo, umwuka wera akagira amagambo agushiramo, ugasanga urimo noneho urasenga watura ibyo utatekereje, ibyo utapanze. Rero ayo masengesho niyo abasha guhagarika ubwo bujura bwo mu mwuka, nkuko tubibona rero hano muri Yobu igice cya 24:14 hakavuga ngo umwicanya byuka mu rukerera akica umukene n'indushye, kandi ijoro agenza nk'umujura. Ni ijambo rero rigaragaza, narababwiye naravuze nti Imana yafashe umugisha iwishyira muri box yitwa igihe. Igihe rero nacyo hari igihe kiba gikoze umunsi, hari igihe gikora ukwezi n'umwaka gutyo kuzamuka. None reka duhere ku gihe cy'umunsi, kuko Satani yashaka kwica ahera kuri rimwe. Nkuko twese tuzi yuko tujya kubara duhera kuri rimwe tuzamuka, nawe n'umuhanga ahera kuri rimwe ku munsi nyine uba waje mu isi, cyangwa se inda yawe yinjiye, wowe wamaze kwinjira mu nda ya mama wawe yatangiye kugusama. Uwo munsi rero ugizwe n'ibihe bitatu: ijoro, amanywa, igitondo, amanywa n'ijoro. Rero niyo mpamvu hano biravuga ngo umwicanya byuka mu rukerera akica umukene n'indushyi. Twaravuze ngo umukene ninde? Ni wa muntu ufite ibyo akennye mu buzima, uwo Satani yagiye akamufungira amayira impande zombi agamije kumubabaza, kugira ngo mbega abeho mu buzima bwo kutabona ibyo akeneye mu buzima bwe. Noneho rero ngo n'indushyi. Indushyi ni umuntu Satani, ni wa muntu uba ufite ukora ikintu akaruha bikarangira ntacyo abonye, icyo yakoreraga bikarangira atakibonye. Uwo niwe dushaka kuvuga ngo uyu muntu yararushye koko, kuko aba yarakoze we ariko ugasanga yakoreye ubusa. Icyo yahataniraga kugira ngo agereho bikarangira atakigezeho. None rero uyu niwe Bibiliya yise ngo n'indushyi, ngo kandi nijoro agenza nk'umujura. Nuvuga rero kandi tubona yuko umwicanyi, uyu Bibiliya imuvuga muri Yohana igice cy'8, niho Bibiliya igaragaza uwo mwicanyi uko wari we. Yesu yabwiye abayuda, arababwira ngo mukomoka kuri so Satani, ukuva kera kose uhereye kera yari umwicanyi, ndetse ntiyigeze ahagarara. Nuvuga ngo rero Satani niwe mwicanyi. Noneho tugiye guhishura imikorere y'umwanzi mu gice cy'ijoro, imikorere y'umwanzi muri icyo gihe kitwa ijoro. Iri joro rero niryo yavuze ngo kandi nijoro agenza nk'umujura. Nuvuga ngo akazi ka Satani acunga abantu bashyizweyo, abantu basinziriye, imibiri yabo ihunikiye, batazi ibyaba birimo biraba mu isi bifite imibiri. Akaza mu mwuka, yaza mu mwuka nta kindi kiba kimugenje, abaje kwiba, kwica. Yiba gute? Yiba iki? Niho dusobanura ko Imana yari imaze kurema umuntu, yamuremanye ibintu 5 by'ingenzi, ari byo twita inyenyeri. Nkuko tubona rero inyenyeri ari nyinshi mu kirere zikaba zirutanwa, niko n'umuntu Imana imuremana, imuterekamwo icyo twita impano. Izo mpano nizo tugaruka tukavuga ngo ni inyenyeri. Muri izo mpano rero hari 5 z'ingenzi twavuga twivunaguye. Hari inyenyeri y'umuryango y'Imana iremye umuntu, ikarema umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa, imuha icyo kintu cyitwa inyenyeri kuko bimuzanye kugira ngo nawe azororoke, akore umuryango we. Icya kabiri, imuha inyenyeri y'igikundiro, kuko uwo mwana aba agomba kuzagira uzamukunda bakabana karamata, cyangwa se abazamukunda bakamufasha kugera kuri bwa buzima
kuri bya bindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo nyenyeri igikundira umuntu wese arayigira. Gatatu, imuremana inyenyeri y'ubukire. Ubukire ni ubwa buri muntu wese, ntabwo ari ubw'igice cya bamwe, ngo ntabwo bwagenewe bamwe, ni ubwa buri muntu wese. Kane, tuvuze inyenyeri y'umuryango, tuvuze inyenyeri y'igikundiro. Kane, tukavuga inyenyeri y'amagara meza. Buri muntu wese Imana imurema yifuza ko agira amagara meza, umubiri muzima, sante nzima idafite ikibazo. Noneho rero iyo umwanzi, iyo mu kazi kiwe ka nijoro ibyo akora aza kwiba no kwangiza no gufatiriza impano. Noneho rero muri izi nyenyeri eshanu z'ingenzi hariho izindi zishamikirwaho Imana iguterekamo, ziza zikagena destiny yawe, uwo ugomba kuba we, icyo uzaba cyo, icyo uzakora. Imana ikabisetinga muri wowe, ikabitereka mu mwuka wawe. Ni ibintu Imana iba yarashyize muri wowe mw'imbere mu mwuka, ntabwo ari ibintu biba mu mubiri w'umuntu, ni ibintu Imana irema ikabishyira mu muntu. Iyo rero tuje ubundi mu kintu twita kwiga kwakagombye kuza kuje kunganira iza mpano wahawe, ya domene yawe nyirizina. Rero hari abantu rero baza bagafata iby'abandi ntibamenye ko bafashe iby'abandi. Aho niho rero tubona icyo kiyoka bireba ngo kiyobya abari mu isi. Ntabwo kiyobya abari mu isi mu buzima, mu buryo bwo kubica gusa, mu buryo bwo kubayobya mu misengere cyangwa mu myemerere gusa. Ntabwo kigarukira mu myemerere, mu bugome bwacyo kinjira no mu mibiriho y'abantu, burya abantu bagomba kubaho, kigasenya kikonona ya mibiriho y'abantu. Kuko icyo ubwacyo uko gikora, ndavuga icyo kiremwa Bibiliya ikunze kucyita ngo ni ya nzoka ya kera, ariyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Uko gikora rero ntabwo kigarukira mu bintu bijyanye no kuyobya umuntu ngo mu myemerere ngo azarimbuke, ahubwo kinjira no mu mibereho y'abantu mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo abantu babeho munsi y'uburetwa, babeho munsi y'imbaraga zibakoronije, badafite ubwigenge mu nzego zose, badafite ubwigenge mu ruhande rw'umubiri, imibiri yabo ikandamijwe, ubuzima, kurya, kunywa n'ibindi byose ibyo umubiri w'umuntu ukenera. Nkunze kuvuga ko Imana indema yafashe umubiri iwukura mu mukungugu ikurema, yafashe umubiri wawe iwukura mu mukungugu, ariko mbere yuko iwukura mu mukungugu, muri uwo mukungugu ari bwo butaka yari yazamuyemo ibizagaruka bigatunga iki? Uwo mubiri wawe. Njyewe umwuka w'ubugingo nawo yariteganyije ibizatunga njyewe umwuka w'ubugingo. Bigomba gutunga umwuka w'ubugingo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritunga roho yanjye cyangwa umwuka wanjye, niryo ryagenwe rigomba gutunga umwuka wawe ariyo roho yawe. Noneho kandi uwo mwuka wawe ariyo na roho yawe, kugira ngo bikomeze kubaho, bihabwa imbaraga, bigasabwa kuba mu buzima busenga. Ni ibintu bibiri bitunga umuntu w'imbere, ari wo mwuka w'ubugingo. Umuntu w'umwuka w'ubugingo atungwa, akomezwa, abaho biciye mu kurya umutsima. Uwo mutsima twita ijambo ry'Imana. Rya jambo ry'Imana niryo riza rikahinduka umucyo muri wa mwuka w'umuntu n'ubugingo bw'umuntu, rikamumurikira akimenya, akisobanukirwa, akamenya uburyo abasha gusenga, agasabana na ya Mana. Ibyo bikaviramo wa muntu w'imbere kwambara imbaraga z'ubumana. Noneho rero umubiri nawe rero ntabwo Imana yawurekeye aho ngaho, yarizi yuko hari ibigomba kuwufasha kugira ngo ubeho. Ni ibyo ngibyo biva mu mukungugu, mu butaka, biva mu butaka. Buriya ifeza, izahabu, amafaranga, amamodoka, buri kimwe cyose dukoresha cyakuwe munsi y'ubutaka. Nkunze kuvuga yuko ku muntu uzi gushakisha ubutunzi, washakisha ubutunzi bwose yabushatse yatangira kudiringa n'ubutaka, kuko ubutunzi bwose Imana yarabufashe bushyira munsi y'ubutaka. Izi za telefoni dukoresha inkomoko yazo ni mu butaka, kuko hari iziva muri za gasege, mu mabuye yitwa gasegereti, kandi gasegereti icugurwa mu butaka. Ibi byose tubona na kimwe biva mu butaka. Za peteroli, za diyama, n'ibyo byose biva mu butaka, aho umubiri w'umuntu wavanywe. Noneho rero Satani iyo ashaka rero kugira ngo
agukandamize. Twavuze ko ari ikiremwa cyinjira no mu mibiriho y'abantu mu buzima bwa buri munsi, ntabwo kigarukira mu gushaka kwica bugingo bw'umuntu gusa ngo burimbuke umuntu azajye kuzimu, azarimbukane nacyo atabwe igehinamu. Kiba gishaka kugira ngo cyangize n'umubiri w'umuntu, umuntu kimukandamize. Umunsi cyajugunywe mu isi cyashatse kubaka ubukoroni, cyaje cyubaka ubwami bwa gikoroni. Ubwo bukoroni bugamije gukoroniza umwana w'umuntu, cyubaka ubwami bwacyo hano mu isi. Ubwami bwacyo hano mu isi kimaze kumanura, bushimangirwa biciye mu mwana w'umuntu. Bamwe mu bana b'abantu biyunga n'uwo mwuka, baramya uwo mwuka, baramya Satani, bituma bamwe muri bo havamo abakozi biwe bashinzwe gusohoza imigambi yabo cyangwa se imigambi y'icyo kiremwa hano mu isi. Hari bimwe rero tubona bamwe bakabyitirira abantu ko ari abantu bari kubikora, ariko kuva kera kose icyo kiyoka gifite ubwenge. Satani afite ubwenge, afite ubuhanga bwo gukora ibikorwa bya hano mu isi, hanyuma yamara kubikora agatangaza amakuru y'ibinyoma agaragaza ko ari abantu babikoze, kandi ari we wabikoze, abikorera muri ba bantu aba yakoresheje. Urugero rwa hafi tubona mu gitabo cya Yobu. Yatangiye gukora akazi kiwe mu gitabo cya muri Yobu. Mu gitabo cya Yobu tubona Satani atangira gukora imirimo ye. Wumve, reka duse nkaho tuhagaruka none wumve atangiye ngo Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Satani, titira Yobu igice cya 2 n'umurongo waho wa 2, ngo Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Ngo undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengereye nabo ku Uwiteka. Uwiteka baza Satani, uturutse? Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Hano urumva ko Satani asa kugenda mu isi si ikibazo, ahora yigendagendamo, anayitambagiramo, anayizereramo. Niyo mpamvu tugarutse muri ibi bintu byo kuzerera, hari abantu Satani barakubise umwuka w'uruzerero, daimoni y'uruzerero barazinze. Umuntu afite daimoni y'uruzerero atabizi ko icyuka kimuriho ari shitani ririmo ramuteza uruzerero, ritamwemerera kuba ahantu hamwe. Nkunze kuvuga kuri uyu mwuka w'uruzerero y'umuntu ari wa daimoni y'uruzerero. Umva, umwana iyo daimoni yamufashe uruzerero imuriho ntiyiga ku kigo kimwe, ashobora kurangiza segonderi amaze kuzenguruka nko ku bigo bigera muri 6. Iyo ni daimoni y'uruzerero yarafashe uwo mwana. Iyo daimoni y'uruzerero iri ku mukristo, ahora azerera mu matorero, ahinduranya amatorero nk'imyambaro, akava ku itorero muri ngira akajya kurinda, akava ku itorero. Iyo daimoni y'uruzerero iri ku muntu, ntagira ahantu abarizwa, nta adresse agira. Uyu mwuka w'uruzerero ni gukora. Iyo daimoni y'uruzerero yakwinjiranye, ikinjira muri business yawe, ucuruza iki gicuruzwa, uyu munsi ugacuruza ubunyobwa, ejo ugacuruza imyumbati, ejo ugacuruza iki, nta gicuruzwa ugira ucuruza, kandi bikarangira ubonye bigaragaye yuko mu byo wakoze byose nta na kimwe cyakuzanira rezilita nziza. Uyu ni umwuka w'uruzerero mubi cyane uturuka kuri Satani, kuko Satani hano biri twereka yuko yabwiye Imana ngo mvuye mu isi kuyizereramo no kwitambagiramo. Iyo yizereramo rero abafite icyo arimo arahiga. Ngo Uwiteka abaza Satani aho, witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawuhanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Yakomeje gukiranukana nubwo wanteye kumugira nabi nkamuhora agatsi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe. Hano turabona yuko Imana yabwiye Satani ngo dore ari mu maboko yawe. Nuvuga ngo iyo washyizwe mu maboko y'umwanzi, Satani akugirira nabi, ngo keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Hano Yobu umubiri we ushyizwe mu maboko y'umwanzi atabizi. None umva rero ukuntu byagenze. Ubwo Yobu yabaga yibereye hano mu isi atazi mu mwuka n'iki kiri kujya imbere. Niyo mpamvu kwegera Imana ari byo biduhesha guhishurirwa ibiba birimo birajya imbere, n'iki kijya imbere mu isi y'umwuka itagaragara. Ngo nuko Satani ahera ko arasohoka ava imbere y'Uwiteka ateza Yobu
ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza ku gitwariro. Ibishyute murabizi ko ari ibibyimba. Kumbe wumve ko hari indwara z'ibibyimba zishobora guterwa n'abadayimoni. Umuntu akarwara ibibyimba byo mu nda. Tujya tubona abadamu baba bararwaye ibibyimba byo mu nda, bo bakibwira ngo ni ibibyimba bisanzwe, kumbe ni ibibyimba bisunikwa n'imbaraga za Satani, ni ibibyimba bisunikwa n'imyuka mibi. Ibyo bishyute ubwo buhera ugasanga hari abandi barwara ibiheri byinshi cyane ku mubiri, indwara z'ibibarabara gutyo, abantu bakibwira ngo ni indwara zisanzwe, kumbe ni indwara zisunikwa na Satani. Abandi hari ukuntu Satani afite ubuhanga bwinshi n'ubutekinisiye bwinshi, yigisha abanyabwenge b'iyi si akababwira yuko izo ndwara hari ikindi kizitera. Bagashakisha bati ni bakteri runaka cyangwa ni virusi runaka, ariko wakwinjira mu nkomoko ya virusi, wakwinjira mu virusi niki, ugasanga bakubwira ngo ni agakoko gaba gatera indwara runaka. Ako gakoko abaza ngo ni gakoko bwoko kikaremetse gute, ugasanga ni agakoko utabonesha amaso yawe. Wakwinjira mu bintu bitaboneshwa amaso, ugasanga ni ibiremwa by'umwuka. So mu buryo bw'umwuka rero hari amashitani abasha kwihindura udukoko tukitwa amavirusi, tukinjira mu mubiri w'umuntu, tukinjira mu nyama z'umuntu, umuntu akaba yarwara izo ndwara zikaze gutyo. Niyo mpamvu zimwe mu izo ndwara ziba zikomoka ku mavirusi usanga zidakira, kuko inkomoko yazo ni ibiremwa by'umwuka. Ni ibiremwa by'umwuka muri kazi ka Satani ko kwica no kurimbura, ko twavuze abasha kwica zimwe mu ngingo z'umubiri w'umuntu, konona inyama z'umubiri w'umuntu, konona umubiri w'umuntu nk'uko yononnye umubiri wa Yobu. Ariko turashimira Imana ko mu ijuru hari Imana ijya ibasha kugarura umubiri w'umuntu, ikagarura ibyanyazwe n'umuntu. Tubona mu kindi cyanditswe aha ngaha turimo hano mu gitabo cya Yobu, aho Satani yagiye agateza bitwa abasheba kwinjira mu matungo ya Yobu, bakica abari baragiye intama ze n'ingamiya ziwe, bakabica. Bamara kubica noneho hagasigara umutangazamakuru cyangwa se umunyamakuru ugomba kujyana amakuru kwa Yobu kugira ngo amubwire ibyabaye. Uwagiye kwa Yobu ajyanye amakuru y'ibyabaye, yaramubwiye ngo abasheba baje mu matungo yawe, baza aho abagaragu bawe baragiriraga, aho bashumba bawe bararagiraga amatungo yawe, barabica barayanyaga, ninjye wari usigaye. Ariko se wakwinjira mu mwuka ukibaza se cyangwa wasesengura ibyari bibaye, ese koko ni abasheba bari babikoze? Igisubizo ni oya. Amashitani yaraje yinjira mu abo bantu bitwa abasheba, yamaze kubinjiramo abateza kujya kwiba ayo matungo. Aho niho tubona rero yuko ubujura buba bwihishe inyuma, ubujura bw'amashitani aba yinjiye mu bantu, abantu bagasahurwa imitungo yabo batazi niki igiye gute. Umuntu akakwesikoruka akaguhamagara ati runaka nibeshye nimero, nohereza amafaranga yawe, nkohereza amafaranga ntabishaka, none niba bishoboka uyangarurire. Ubwo direct utabanje kureba kuko ayo mafaranga yayohereje ugahita uyohereza, ugasanga ishitani rigutwaye amafaranga yawe muri ubwo buryo. Rero iyi myuka rero muri mikorere yayo twabonye ko ikunze gukora mu gihe cy'ijoro, abantu basinziriye, abantu bashyizweyo, abantu baryamye batazi ikiri kujya imbere, imibiri yabo yahunikiye. Aho niho Bibiliya itubwira ngo turaza kureba gatoya aho Yesu yahishuye atanga umugani w'umubibyi mu nyigisho za Yesu. Murabizi ko yigishirizaga mu mwuka, akavugira ibintu mu migani, ariko bya bindi avugira mu migani ari ibintu biri reality, ari ibintu bibaho. Avuga ko umuntu yasohoye imbuto aragenda arabiba, amaze kubiba za mbuto ziza kumera, hamera amasaka. Abagaragu ba nyiri umurima bagiye basanga hajemo n'urukungu, noneho baragenda babwira nyiri umurima bati ko tuheruka warabibye amasaka, uru rukungu rwavuye he? Noneho abaza kubwirwa ko urukungu ari umwanzi warubibye, abantu basinziriye ngo nibwo ibyo byabaye. Reka tubisome, niko ijambo ry'Imana ribitwereka.
Bibiliya niko ibitwereka. Umugani w'urukungu n'amasaka tubibona muri za Matayo, niyo tubona urukungu n'amasaka. Tugiye kugaragaza igihe uyu mujura nk'uko twabibonye muri Yobu igice cya 24 n'umurongo wa 14 ko umwicanya byuka mu rucerera agakora ibyo agomba gukora, ibyo kwica no kwiba gutyo. Uyu mujura rero muri icyo gihe cy'ijoro hari igihe acunga abantu basinziriye bashyizweyo batazi ikiri kujya imbere, noneho muri kwa kundi yacunze basinziriye. Matayo 13:24 ngo umugani w'urukungu n'amasaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Reka nsubire muri iryo jambo ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu n'amasaka mu murima we. Abantu basinzira ryari? Ni mu gice cy'ijoro. Twese hafi y'abatuye isi bakunze kuryama nijoro niho basinzira. None ijambo riravuze ngo abantu basinziriye umwanzi niho yaje abiba urukungu mu masaka, nawe aragenda. Bombi baragiye. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Hari umuntu waje abiba imbuto nziza mu murima we arigendera. Noneho abantu basinziriye haza icyitwa umwanzi, nawe araza abiba urukungu muri ya masaka. Ndakubwira ngo Imana ikurema yari yaguhaye umubiri muzima, ariko habayeho gusinzira. Uwo mubiri umwanzi nawe araza ubibamo. Icyo gihe yari Imana ikurema yakurimanye sante nzima, ikuremana sante nzima. Nubwo wenda iki cyanditswe wagisobanuramo ibintu byinshi cyane, wagisobanuramo ibintu kuko ijambo ry'Imana riragutse. Riragutse cyane, warivanamo ibintu byose kuko ijambo ry'Imana ni byose, ririmo byose. None rero abantu basinziriye umwanzi nawe araza biba urukungu. Ngo amaze kubi urukungu nawe aragenda. Nuko ngo amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu barabaza bati mutware ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati umwanzi niwe wagize atyo. Urumva ko Satani, iyo birivuga umwanzi bivuga Satani. Satani aba afite imirimo akorera ubuzima bw'abantu batazi ko bimwe bikitirirwa Imana, ariko ari Satani wabikoze. Akabiba ubukene mu buzima bwa akaza. Imyuka y'ubukene yinjizwa mu muntu gute? Ntabwo ubukene tuvuga ari ubukene bw'ibigaragara. Kugira ngo ubukene bw'ibigaragara buze haba habanje kuza ubukene bw'ibitagaragara. Haba hari umwuka uza ukabibwa mu mitekerereze y'umuntu, mu myumvire y'umuntu, mu buzima bw'umuntu, uwundi ugashyirwa mu kuboko k'umuntu. Iyi myuka rero ikora gute nijoro? Abantu basinziriye bashyizweyo, umuntu ashobora kuryama umubiri we usinziriye, ariko muri kwa gusinzira kwe akisanga roho yiwe yamanuwe, akibona ari ahantu mu butayu, akibona ari kumwe n'abantu bapfuye, ubundi akibona ari ahantu ho mu mwijima, abona utuntu tudukitwa, arimo aragenda atoragura utuntu tuducericeri, atora utuntu tuduceri, agaceri kamwe, ubwo ndavuga ibiceri by'amafaranga, arimo aragenda atoragura. Menya ngo icyo gihe wowe hari imbaraga z'ubukene zigiye kugira gute, wajyanywe mu yindi se ugiye gutezwa ubukene. Uzajya ubaho ugenda utoragura, ufata udufaranga tw'inipfa n'ikizu tuduceri nyine ubona utoragura, rimwe na rimwe utadufatisha. Ubundi ukabona ugoswe n'inkoko uri mu hantu mu cyaro, inkoko zirimo ugoswe n'inkoko zateye utuntu tw'udushwi twinshi cyane. Umbega mu nzozi nk'izo Satani araza akabiba ubukene mu buzima. Ubukene ni umwuka, ntabwo ari ibifatika. Iyo urwanyije ibifatika ni ikibazo. Ubukene ni umwuka uza ukabundikira intekerezo z'abantu n'imitima y'abantu. Noneho
sasa n'igihe batangiye kugira ya mitekerereze yo gushaka kuzamuka mu by'ubukire no mu by'iterambere, iyo myuka igatangira kunaniza ya mikorere yabo. Icyo bakoze kikange, icyo bakoze ntikemere, icyo bakoze abandi ugasanga noneho hari abandi badakozwa ibyo gukora, iyo udakora ni ikibazo. Nabiravuga ngo udakora ntakarye. Hari abandi usanga badakozwa icyo gukora. Cyo iyo myuka ukuntu ikora, hari abizi karara hari abirara ihingisha amanywa na nijoro, cyangwa se ijoro ryose, mu kubyuka kwiwe bikamubera ikibazo, cyangwa ikaba yamukoresha n'iyindi mirimo yindi yo mu isi y'umwuka. Mu kubyuka akabyuka yiganyira. Niba hari umuntu wari ufite akazi, akazi gatangira saa moya, akazajya byuka yiganyirira, ugasanga akagiyeho saa 2, akagiyeho saa 3, rimwe na rimwe ugasanga iyo myuka nuko ikora. Ni imyuka mibi cyane, ikurwaho n'imbaraga za masengesho. Imyuka y'uburwayi rero nayo ibibwa icyo gihe abantu basinziriye. Amashitani arazamuka akaza muri cya gihe imibiri isinziriye. Satani igihe cyose yabona umubiri wawe, we azi neza yuko umubiri wawe inkomoko yawo ari ubutaka, kandi ubutaka mu mwuka hari itegeko ryitwa kubiba. Niyo mpamvu no mu ijambo avuga ngo ubiba bike azasarura bike, ubiba byinshi asarure byinshi, kandi uko umuntu abiba niko asarura. None mu mwuka Satani azi iryo tegeko ryo kubiba. Araza akababona nka wa mubiri wawe nk'igitaka, akaza akawubibamo indwara, akaza akawubibamo intege nke, ubunebwe, ubute. Iyo myuka yose akaza akayicengeza muri wowe, ugasanga ituye mu buzima bwawe. Noneho rero za ntege nke, bwa bunebwe, kwa kuryama wumva udashaka kubyuka, nuvuga ngo kudashaka gusenga rimwe na rimwe, ugeze mu rugo kuzamura isengesho ni ikibazo, imyuka ikakuremerera, ntikwemerere kunasenga, ntikwemerere kusabana n'Imana, kuko ibizi ngo nasenga aradutwika, nasenga turamuvaho, nasenga turamucika. Ugasanga umuntu araje ahise aryama adasenze. Ibyo byose aba yarayemo nijoro asinziriye, akabyuka agenda atabanje gusenga. Izo mbaraga nuko zikora. Iyo rero zamaze kwigabiza ubuzima bwawe muri ubwo buryo, menya ngo uyu ni wa mujura uzinduka ijoro ryose, nkuko Yobu 24:14 Bibiliya yavuze uko umujura nta kindi, umwicanyi abyuka mu rukerera akica umukene n'indushyi. Ngo kandi kabiri byavuze ngo kandi nyuma yo kwica umukene n'indushyi, ngo akagenza nk'ibyo umujura agenza nijoro. Umujura rero nako kazi kiwe aba yarimbanyije. Hari abantu rero basahurwa inyenyeri zabo, impano zabo, domene zabo zigafatirwa, abandi impano zabo domene zabo bakayobywa. Ugasanga muri ubwo buyobe Satani yabayobeje. Navuze ngo Satani ubundi mu bugome bwe ntabwo intego ye gusa ari ukwica ubugingo bw'umuntu, abashaka no kwica imibereho y'umuntu hano mwisi. Imibereho y'umuntu hano mwisi ashaka kwikoloniza, ashaka kwiba mu bubata, munsi y'ububata bw'imbaraga ze. Icyazanye Yesu biri tubwira yuko icyamuzanye ari kugira ngo zibone ubugingo, kandi zibone ubugingo bwinshi. Kabiri Bibiri kongera ikavuga ngo uwo mwana w'Imana icyo yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Gatatu akongera akavuga ngo umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Imana kubw'urukundo rwayo n'imbabazi zayo yaje kudukura munsi y'ubwo buretwa n'ubucakara bwa Satani. Ariko niwakurwa mu bucakara n'uburetwa bwa Satani utazi yuko uburimo, iyo wanyuzwe nabwo, iyo wabwakiriye ubuheramo. Abisirayeli bari barahawe amasezerano yuko bazamara imyaka 400 mu gihugu cy'uburetwa, cyangwa se muri Egiputa. Iyo myaka 400 yashira, bakazakurwa mu buretwa bwabo, bakajyanwa mu gihugu cyabo bwite gakondo yabo. Ariko bamara imyaka 400 bategereje ko imyaka 400 nishira bazakurwa mu buretwa bwabo. Umwaka wa 401 bakavuga bati buriya ni uyu mwaka. 402 bati none uyu mwaka bishobora gucamo. 403 kugeza igihe yakubise imyaka 430, harenga yindi 30. Iyo 30 iramutse irenzeho niho biraba ngo batangiye gutakishwa n'imibabaro
abanyegiputa n'uburetwa abanyegiputa babakoresha. Batatse rero niho Imana yahagurukije Mose wo kugira ngo azabakure mu buretwa. Igihe wanyuzwe n'ubwo buretwa bwa Satani utarahaguruka ngo utakira umwami Yesu, ubwo buretwa ushobora kubuheramo, ushobora kubugumamo, ariko Imana ishimwe we kutazabuheramo. Ndaguhamiriza yuko wowe uteze amatwi, niyo mpamvu Imana ikugiriye ubuntu kugira ngo ufungure iyi channel ya Tsinda TV wumve ubutumwa bwiza. Nuko Imana ishaka kugukura muri ubwo buretwa bw'iyo myuka iguteza izo ndwara, bw'iyo myuka ikubuza gusinzira ukarara udasinziriye, bw'iyo myuka yaguteje indwara z'urujya n'uruza, bw'iyo myuka itakwemera kugira icyo ukora ngo kigende. Satani mu bugome bwe arabizi neza igihe cyose yakoze kuri ubwo buzima bitera umutima kubabara, bitera wowe w'imbere, bigira ingaruka kuri wowe w'imbere. Twavuze ngo umuntu agizwe n'imigabane ibiri, hari wowe w'imbere nawe w'inyuma. Iyo kimwe gikozweho n'imbaraga z'umwanzi cyafekta ikindi. Wowe w'imbere iyo wakozweho byafekta umubiri wakozweho nawo hari igihe byafekta wowe w'imbere. Rero no kuvuga ngo niyo mpamvu mu rwandiko rwa Yohana dusoreza ari naho tugiye gusoreza muri Yohana wa mbere turaza kureba ukuntu ijambo ry'Imana aho ngaho rivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice Yohana wa mbere. Mana amahoro igukoreho mu izina rya Yesu, imbabazi z'Imana zikuzeho. Yohana wa mbere igice cya 3 n'umurongo waho wa mbere handitswe ngo, jewe mukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri, ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nkuko umutima wawe uguwe neza. Hano uyu mugabo arandikira uyu witwa Gayo akamubwira ngo ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga. Imana yifuza ko tuba mutaraga muri byose, nkuko njye w'imbere naba nguwe neza, nanjye w'inyuma ngubwe neza. Yifuza ko ugubwa neza wewe w'imbere, ndetse ikifuza ko ugubwa neza nawe w'inyuma. Wewe imbere umwuka w'ubugingo muri wowe ukagubwa neza, n'umubiri wawe ukagubwa neza. Rero Satani niyifuza ko bimwe muri wowe uko uteye uko uhagaze, uko wewe umwuka w'imbere cyangwa wowe utagaragara ntaba yifuza kugubwa neza, uw'inyuma ntaba yifuza kugubwa neza. Bomba ari wowe inyuma bashaka kuguhitana, ari nawe imbere bashaka kuguhitana. Ariko turashimira Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, watsinze urupfu n'ikuzimu, waje kumaraho imirimo yose ya Satani. Iyo umaze kumenya, iyo umaze gusobanukirwa, kuko Yesu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, kandi uko kuri kuzababatura. Birashoboka ko umaze kumenya ukuri kw'ibyakubagaho. Hari ibyakubagaho nijoro, hari ibyo wararagamo, noneho ugasanga ibyo warayemo nibyo bitangiye guprintinga, cyangwa se guprintinga ibyo uri muracamo mu buzima bugaragara. Ugasanga umuntu aho abayeho bihuye n'inzozi arota, inzozi utazibereye maso ubaho bihuye n'inzozi zawe. Yosefu igihe cyaje kugera abaho bihuye n'inzozi yarotaga. Inzozi ushobora kwisanga ubayeho bihuye na za nzozi urota. Imbabazi z'Imana zikumanukaho n'umwuka wa Kristo akumanukaho, imbaraga z'Umwami Yesu zikubohore, zikukure muri icyo gice cy'ubwami bw'umwijima aho ubuzima bwawe bwafatiriwe, aho inyenyeri yawe yafatiriwe. Birashoboka ukaba udukurikiranye, Satani yarafashe ku nyenyeri y'amagara yawe, atemera ko amagara yawe agubwa neza. Birashoboka ko yarafashe ku gice cy'ubukungu, birashoboka ko yarafashe ku gice cy'umuryango. Yaravuze ati uyu nguyu ntazanshakana, yaravuze ati uyu nguyu ntazabyara, yaravuze ngo uyu nguyu hari imipaka washyiriweho. Imbaraga z'Umwami Yesu nizo zonyine zagukuriramo ibyo ngibyo.
ntabwo ari igice cy'ubwami bw'umwijima cyabivanaho. hari abahura n'ibyo bibazo bamwe na bamwe bakerekeza mu kindi gice kitari cyiza. icyo gice baberekejemo ugasanga n'ubundi ni igice cy'ubwami bw'umwijima, aho bagenda ugasanga ahubwo babacinda sago, barakatsaguye, babasiza imiti, ngo iyo miti nta mashaba bahawe. Bagenda gutyo muri ayo mashaba, nyuma y'iminsi 3 y'amezi 3 ibintu bigasa nk'aho bigenze neza, ubundi bigasubira urudubi, bakongera bagasubirayo. Kumbe ari ububata bwa Satani burimo burabareshya kugira ngo abo bantu bahindurwa abarozi, bakontororwe n'iyo myuka mu kindi gice runaka nashatse kuvuga cyo mu bwami bw'umwijima. Nta gisubizo wakura mu bwami bw'umwijima, nta gisubizo wavana muri ziriya nzu z'ibyatsi, nta gisubizo wavana muri biriya bigirwamana bisengwa, nta gisubizo wavana mu gusenga ababyeyi, mu guhamagara ababyeyi. Igisubizo kiri muri Yesu Kristo wenyine. Uwo niwe watsinze urupfu agatsinda ikuzimu, niwe muzima, niwe wapfuye akazuka. Abantu bajya gushakira ibibazo by'ubuzima mu bapfuye, aho ngaho bakaba ariho bajya kwambariza imbaraga zibafasha mu buzima bwabo, mu bantu bapfuye batakiriho, bakajya gushaka ubuvuzi mu bapfuye. Icyo ni ikibazo gikomeye. Igisubizo rero cy'ubuzima bw'umuntu kiri muri Yesu Kristo, umwana w'Imana wabambwe agapfa akazuka. Uwo niwe wenyine gisubizo cy'ubuzima bwawe bwa hano mu isi, ni nawe wenyine gisubizo cy'ubuzima bwawe bwa nyuma yo kuva hano mu isi. Ndagira ngo rero dusoreze ahangaha. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwebwe mudukurikirana kuri Tsinda TV. Ngaho rero wewe waruduteze amatwi, gerageza wifatanye natwe, utera inkunga ubutumwa bwiza, ukore subscribe ubaye utarayikora, hanyuma numara kuyikora usangiza abandi icyo kiganiro, ukore kuri share, hanyuma ugikwirakwize bagenzi bawe n'inshuti zawe, ube ukoze umurimo w'Imana, uvuze ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Udukeneye rero nimero yacu uraza kuyibona aho ngaho kuri screen. Ushatse gufashwa mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'ubujyanama, mu buryo bwo gusobanuza n'ibindi byose n'ibiganiro byacu, ugira gute tuba dukurikirana. Ushatse no kudushyigikira mu buryo bwo kugira ngo dukomeze twaguke nanone, ibyo muraza kubibona. Inimero mwatuboneraho. Imana y'amahoro ibagirire neza, kandi Imana y'amahoro ibarengere. Shalom, 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 shalom.